ukuri muri iriya story ntago ari uko mubona. Wibuke ko uyu munsi RDF yabashe kurasa umusirikare waruturutse ku ruhande rwa Congo n'uwari warashwe mbere nanone winjiye arasa, ariko yamara kurasa umwanya munini amaze no komeretsa umupolisi umwe nawe bakamurasa mu cyico. Bien sûr icyo mbashimira cyambere nuko bahamya mu cyico. That is Rwanda. Congo yifuza gufata ubuyobozi bwo mu Rwanda ikabukuraho igashyiraho FDLR. Ni ukuvuga ngo Congo yaravuze ngo win-win. FDLR tugiye kubafasha du creating ubushotoranyi, ariko ubushotoranyi burimo amayeri ku buryo u Rwanda ruza kurwana natwe mu buryo bw'icyo twita conventional war, ariko iyo conventional war ikaba nk'aho u Rwanda ari rwo rwayitangije. Ariko ikintu bashaka gukora n'uvuga ngo umunsi General Nyamvumba na General Ibingira bazafata battalion bakadvancinga berekera ituri berekera iyo bazabareka birukanka. Ese ubundi bakora iki? Congo yatatswe na RDF nta kindi igomba gukora no kwiruka. Then nibirukanka front y'u Rwanda nibageza kure yamaze kugera kure y'umupaka w'u Rwanda, noneho FDLR ikora igikorwa mu Gifaransa twita sofurufire ruruduma arme, ihite ica ruhinga nyuma. So noneho u Rwanda icyo rukora kandi ari nacyo nanjye nakavuze cyagakozwe, one no kwirinda icyatuma RDF isakirana na FARDC icyo ari cyo cyose. Ari wabonye indege za rien ntitugire icyo dukora. Bari bakwiye kuza kwigira amasomo ku Rwanda aho kurushoraho intambara. Nuba ngo turwana na FDLR bi Kigali y'uwo mu mama njya mbona General yabivuze ukuri, turwanwa n'abasazi kwera. Reka ariko mwongereho mu buryo buri tekinike tuvuga yuko akorana na FDLR. So akorana na terrorist. Kandi ikorana na terrorist uburi terrorist. Mwonje mwiriweho abakunzi ba BigTown TV, ndakeka ko mumeze neza kabisa kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV. Ni buri munsi, buri gihe, buri kanya, and even right now tukaba turi kuri cameras za BigTown TV. Ngira ngo imbere ya kamera zacu ngira ngo murimo kubona ubu ngubu ni umunyapolitike, ni apostro, ikaba yitwa Mutabazi. Ngira ngo muramuzi. Ubu ngubu arimo kumakinga headlines ahantu henshi mu bikorwa byinshi cyangwa mu ma interview menshi atandukanye hano mu Rwanda. So tukaba turi kumwe na Mutabazi, reka tumuhe ikaze kuri kamera za BigTown TV. Tuza kuganira ibintu byinshi bitandukanye, byinshi cyane mu byukuri. Nawe uze gutanga comments zawe hariya hasi, ariko all in all don't forget to subscribe kuri BigTown TV and let's go like this. Reka tumuhe ikaze Mutabazi, welcome to BigTown TV. Murakoze kumikaze kuri uyu mujyi munini. Asante sana. Amakuru ikibazo ari ukugenza amaguru. It's big. As long as it's big. Yeah. Yes, andi makuru bimeze gute? Meze neza, ibyumba tumeze neza cyangwa igicumbi. Kavura kabeho ibintu bimeze neza. Okay. Meruko bushize muri interviews n'abanyamakuru batandukanye, usibye ko warambwiye ngo it was not a press conference, zari interviews zisanzwe. Wari watubwiye ko ugiye gufata pause gato yo guhurana n'itangazamakuru, ariko ejo bundi kuva kuri birthday yawe natangaje no kubona wagarutsemo cyane. Ese ikiruhuko cyarangiye? Siko nabyita cyane yuko nanatangaza navuze ko ngiye kusa naho ngiye kureka media imeze nk'ari showbiz n'ubusesenguzi, ahubwo nkajya ngaragara gake cyane ku macano afite ligne editorial ya politique. Uretse ko nindi cano inyakiriye as long as itari bunjyane mu bintu bya showbiz, cyase twanabijyamo ikihangana nkabijyamo nk'umunyapolitike simbijyemo nk'umunyashowbiz. Rero ntago bavuga ngo ikiruhuko, urumva ko kitari kiruhuko cyeruye, ahubwo byari uburyo bwa yoga. Yari ukuntu ku rugambi ukubiswe ukora yoga ukabitekerezaho neza, ugapanga urugamba neza kandi ukagaruka. So gusa ndacyari gutekereza uburyo nabona nk'impamvu ituma mara ukwezi cyangwa amezi abiri ntakandagiye muri Kigali. Ariko nanone uwundi we ntago bihinduka. Uwundi we ninde ntago mbeshyera ngo ngendane ntavuze. Nubwo wenda abantu bashaka kwiprofita akavuga ati nidukora iki turabizi turamutriggering avuge byanga bikunda. Ariko hari ikintu ubona kiri gusirikira abantu bakitoratozaho
ukavuga uti nanone iyo aba ari undi muntu agaceceka byari byumvikanye, ariko Mutabazi bamuzi nk'umuntu utari pfana udaceceka icyo atekereza. I speak my mind. Ibyo ni nko gutekereza yuko Kanye West wamucecekesha. Ubundi hari abantu bashonnye mu itisi imwe. Mutabazi na Kanye West hari ukuntu babegeranye na ba Donald Trump na ba Elon Musk. We speak our mind. So rero abantu rero bakuze nk'umuntu uvuga ibitekerezo byawe bakabona hari ibintu biri gushyirwa hariya bigashyirwa hariya ntugire icyo uvuga, ari igihe bakoresha rya hamere bivuga ngo iyo umuntu acecetse aba yemeye. Kandi sometime ikindi hari ibyo tugomba abanyarwanda, cyane cyane icyo bagomba kuruta ibindi ni ukuri. Iyo Mutabazi ari mu ntara Gicumbi n'igihe ari Kigali ubuzima butandukanye gute? I Kigali isa naho ingora cyangwa imbangamira kubera ko n'ukuntu ndemetse ubwabyo. Nkunda kuba ndi hamwe hatuje hatari urusaku. Nayo mpamvu igihe cyose natuye muri Kigali nagerageje gutura mu nkengero zayo, kubera ko iyo ntuye ahantu hameze nkaho buri modoka yose iciyeho nyumva, buri kivugiwe mu gasantere cyose urusaku rwacyo rikakugeraho birangora. So Gicumbi hambere heza. Ikindi iyo ndi Gicumbi mba numva urumva ni mu rugo niho mvuka. So mba ntuye ahantu hari nka kilometero imwe kugera mu rugo aho mvuka. So uretse n'ibyo kandi Gicumbi harihariye. Turetse n'intara Gicumbi itandukanye na Muhanga, itandukanye na Musanze, itandukanye na Huye. Gicumbi ifite ukuntu ituje cyane. Kandi buri muntu wese abazi buri muntu wese. Gicumbi everyone knows everyone. So bituma uba wumva uri safe. Kandi donc iyo ndi Gicumbi numva ameze nk'uri mu birindiro byanjye. Reka nkoresha iryo jambo. Okay. Kenshi abantu benshi bakunda guhunga intara bakaza mu mujyi kugira ngo babone izo services za buri munsi, kuko mu mujyi ibintu byose biri mu mujyi, ariko ukaba wahunze mu mujyi ukaba wagiye hariya. Ibi ngibi bisobanura iki muri make? Ntago ari cyo cyo guhunga no kudahunga, kuko Mutabazi ntago ajya ahunga. Ntago uko ndemetse simpunga. Okay, maybe uko bikoze madame akorera ibyumba kuva kera. So nari maze igihe rero mfite abana, madame akajya akora buri munsi biramunanira biramugora, abona biri mu buryo bw'imbaraga biri kumugora, nubwo amafaranga nabwo bikamugora. Aravuga none reka ngenza nka kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru, nabyo biramugora kubera akazi kenshi. Abakontabure bagira akazi kenshi. Then ko mudamu wanjye niwe muntu wa mbere w'umucunga mutungo wa mbere mwiza mu gihugu. Kukitwa amafaranga niyo bashaka gucunga y'isi yose, nabwo nishyiraho madamu wanjye. Gucunga y'abandi nabonye ari umuhanga wabyo. So then ariko nanone bisaba akazi kenshi. Nyine ni uri busora amafaranga, ni uri yinjize, kuyabara hari igihe ari menshi akayabara amasaha menshi. Donc ugasanga avuye mu kazi saa moya z'umugoroba, saa 12 mbona biri kumunaniza, akajya ataka umunsi afite off. So mbona nanone abana basigaye bamubaririza nk'abariza umunyamahanga. Mama uyu musaraza, mama uyu musarataha, bakamara icyumweru cyose aricyo babaza. Ndavuga nanone aba bana baramukeneye cyane kuruta uko bakeneye kumbona. Yabafasha ku madevari yabo kuruta uko bankeneye. Ikindi ku bantu batazi Mutabazi, nizerera mu bintu bibiri bikomeye mu Rwanda. Centre de santé yo madame agiye kubyara niyo my favorite. Nangiye kuvuga izina ry'umudokiteri yari kuzandega. Wimbwira bya bitaro bavuga ngo birakomeye ngo Centre de santé ya Kicukiro yaramubyaje abana babiri niyo ibyumbira mubyaza. Wumve ko Centre de santé ibyumba ifatanye na hospital. Simba nshaka ajya hospital. Wapi. Nizera muri Centre de santé ntago wabinkuramo. So ubwo ndi umunyapolitike wizera muri Centre de santé. Ahandi hantu hakabiri nizereramo 9 years my friend. Zino schools za école primaire do nzemera kubi. Numubwira ngo urumva ngo hari yitwa ntuza ngo niyegereye aho twegereye nyine. Yandi usanga bagucaka yabo ngo you know what. Kubera iki? Nize muri école primaire do na école secondaire do, ariko mu Rwanda uzareba abantu bose bahondanye imitwe Mutabazi nta wamwifasha wenyine. Iyo bigeze kuri intellectual platform, usanga wa MIT yakiteranya n'uwa Harvard kugira ngo baze confessing. Nje nkahita mbonamo ikintu kivuga ngo nitugire na confidence muri institution zacu. Nshobora kuzaba
ngiri ubuntu reka nkoresheje ijambo kandi abantu banyumve neza ngiri ubuntu bwo kuba ukomeye mu Rwanda cyangwa se guhabwa inshingano zikomeye nshobora kuba ukomeye wa mbere ufite abana muri école primaire do because I believe strongly in them in those institutions sinzi impamvu but ndavuga no ndabizi ko hari amashuri ndabizi ko hari Green Hills ari école belge ariko ndavuga ngo preferably kuri njyewe nanezezwa no kubona umwana wanjye ari kuri école primaire do ahubwo nkafata syllabus na curriculum na notes na exercise books zo kuri iyo school mbwira yuko itanga ubumenyi bw'agatangaza nkazimuzanira nkamubwira ngo nurangiza uze kuzisoma I believe in reading books I don't believe in teachers ariko nanone simba yobye ibyo bisaba a certain level of IQ kuko urabona nk'urugero abantu bakoze WhatsApp harimo uwitwa John Com na Brian Acton John Com yaturutse muri Ukraine hari ibona bahasambuye John Com aza muri Amerika nk'umuntu ugiye gushaka yo life agezeyo nyina yari housekeeper wumve ko ubuzima bwari buciriritse John Com nawe yarindaga bookstore okay ayikoropamo akanagira gute akanarinda akanayiraramo then akajya afata ibitabo byo muri ya bookstore yakoropagamo akagenda akabisoma ariko we agafocalizinga cyangwa se agashyira imbaraga ku bitabo bya IT wumve ko yaje guhindukamo umwe mu bahaka bakomeye muri ako gace ndetse aza guhakinga n'umusiyo ukomeye yinjira muri za email ze mbere yuko ajya kwiga kuri university ya IT amaze kuba uwo IT ukomeye nako umuhaka ukomeye hariho na groupe y'abahaka yari izwi ayijyamo then akolecting amafaranga muri ubwo bahaka yakoraga avanamo amujyana kuri irancitse university yizeho yo muri Amerika nayo yigaho aba IT bakomeye ariko umuntu nshatse nko kubanza kwereka ngo nimba umuntu yasoma ibitabo akavamo hakeri ukomeye njya nigira muri icyo kintu cyo kwiga atari uko mwarimu guhagaze hejuru ahantu nizerera muri mwarimu cyane nijya ari kukwigisha a ba sha da ana anine none ariko kumbwira ngo nzi gusoma igifaransa n'icyongereza nguje kunyigisha geography think about that uje kunyigisha geography ntago waremye geography ni Imana yaremye iyo geography uvuga nta misozi waremye nta nyanja waremye ibyo bitabo nyigishirizamo ntiwabyanditse so give him the book live here tuzahore ku kizami I lead you ask me your question nimba ari ikibazo cyo kumpa max amanota so kuvuga rero ngo kuva Kigali byari impamvu yuko abana bari bakeneye kwegerana na mama wabo kubera ko école primaire dozi Kigali na école primaire dozi Byumba zose zitanga the same quality ariko akarusho aho madamu wanjye ari banizeye ko ibintu byose ari ubutengamari. Okay. Nice, ibyo birumvikana ariko ufite for example ufite ubushobozi buhagije ufite ubushobozi buhagije wakwifuriza abana ba kwiga muri za école primaire do cyangwa wakwifuriza abana bawe kujya muri za Cambridge za Oxford cyangwa izingizi za Green Hills n'izindi za école belge n'izindi zose ziri hano mu mujyi so ufite ubushobozi ikibazo cyawe ndacyumva ikintu cyambe nizerera muri ideology and the beliefs and the sets of the mind kubaka uko abantu batekereza kuva mbyizereramo rero iteka nkomeza kwibaza ndi umuntu ukomeye ese bwo niyo naba nkomeye noneho wenda mfite n'uruhare kuri yo education nkafata abana banjye the education system ndi kubaka sinyibashyiremo ese abana banjye n'umunsi umwe twicanye bakambaza bati niyo wubatse the system havuga yego none se kutayidushyizemo nabasobanura ko nakwepaga iki umva ikintu mbona mu bihugu biteye imbere ibihugu biteye imbere ntago habaho education y'abafite amafaranga niyo abatayafite habaho education y'abafite IQ nini niyo abafite ntoya bivuze iki Harvard ntago ari university y'abantu bafite amafaranga menshi ni university y'abantu bafite IQ iri hejuru ya moyenne bivuze ko n'umuntu ufite IQ iri hejuru cyane iyo yagaragaye adafite amafaranga leta irishyura akajya kwigayo nkuko wenda nabonye dusigaye dufite iyo coding school na manza ngo nayo igibwaho n'abahanga nicyo kiba gikenewe noneho hari kugasanga muri Afrika
hari ishuri ngo ry'abafite ngo miliyoni 3 ngo ku gihembwe ngo niza afite ngo 7 ku gihembwe. The problem is education ni project ya leta, kuko leta ni nayo isa naho yerekeza ubukungu aho ishaka kubwerekeza. Bivuze ngo nidushaka yuko ubukungu bwacu bushingira ku guconga amabuye, turashaka ko abana benshi bajya mu guconga amabuye, turashaka abarimu bazi guconga amabuye ku rwego rw'isi bose baza kwigisha mu Rwanda. So biraza kugorana rero, nubwira umubyeyi watanze miliyoni 3 ashobora guhita afata umwana akavuga ngo kuva njyewe birashingira ku yanjye, hari genda ahita mujyana aho nshaka. Ugasanga ababyeyi umubyeyi wize amategeko yabwiye umwana we ngo yiga amategeko, umubyeyi wize biology cyangwa se umuganga ashaka umwana we yiga nursing cyangwa se na medicine. Reka nkusubize ikibazo rero warumbajije uti ufite amafaranga ntago wakifuza ko abana bajya muri aya mashuri akomeye. Yes. Mfite abana bafite ubwonko nk'ubwo mfite. Hari umwe undushaho uwitwa Mutabazi niyo Ezekiel, uwo ngo wandenzeho kuva Gardier nagira 9 n'ibice 25, 9 n'ibice 30, 9 n'ibice ingahe, ageze i Kigali none nabonye agira 9 na nimba ari na 4 nimba ari na 2 n'ibice. Ariko ku mwana wanjye ufite ubwonko nk'ubwo Imana yangiriye ubuntu nkagira, namuhitiramo kujya kuri primaire do, ariko akajya soma notes z'amashuri atatakomeye yo mu Rwanda, bazahurira muri Exeter akabereka ukuntu intama zambarwa, cyangwa akabereka aho twinikaga, mbese akabarahira kabarira, cyangwa akabarahira abahandwa, byaterwa n'uwashaka kwirahira. So uyo mwana wavuze ko akurusha ubwenge? Andusha IQ. Yeah. Kubera iki? Ararenze. Namenye ko azayindusha habura amezi 3 kabyarwa. Urumva yuko buro icyo gihe byinjiye muri dimension y'imyizerere, ariko anahageze byagaragariye ku manota aboneka ku rupapuro rwiwe. Okay. Kubera ko nk'urugero ubundi bimenyekana ko umuntu afite IQ yo hejuru iyo iby'abandi biga bibasabye abarimu, bibasabye n'igihe kinini, we abisobanukirwa nta mwarimu uje kwimusobanurira kandi bitamusabye igihe kinini. So kuko buriya ibyo namenya n'undi wese yabimenya mu Rwanda, ariko njyewe wasanga azabimenya mu gihe cy'ibyumweru 2, nje nkabimenya mu minota 3. Donc aho niho bitandukanira. Niyo mpamvu buriya education y'abasivile itandukanye n'iy'abasirikare. Abasivile barigisha abana 5 ba mbere mu ishuri babyumva, mwarimu moving on the next subject, ariko mu gisirikare bakora ku buryo umuntu wanyuma muri mwebwe abikora neza. Bivuga ngo mwebwe ngabanga 10 ba mbere twabikoze neza, niyo byaba ari parade byandi bahindukira shoto kuri yagiye wigika shoto what, byanga bikunda kubikora neza ntacyo bikumariye iyo uwanyuma muri mwebwe atarabikora neza. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona karasisi barazamurira boti icyarimwe gakubitira icyarimwe, nuvuga ngo bakoze ku buryo na wa wundi uzabimenya bimusabye kubisubiramo inshuro 3,000. Kandi ubwo na wa wundi wabimenye ku nshuro ya mbere nawe akomeza gasubiranamo na wa wundi wanyuma. So aho ngaho rero nkavuga ngo umwana wanjye namujyana ku ishuri rihenze, ari uko mbona afite ubwonko bwihariye, kandi agiye kuri rya shuri ridasanzwe yazavamo umuntu udasanzwe. Reka mvuge nko muri ubu buryo, namujyana ku ishuri rihenze kubera yuko nta wundi umurusha ubwonko buryaye, kubera ko ishuri rihenze riba rigomba kujyaho umwana ufite ubwonko budasanzwe, si umwana w'umunyamafaranga kurenza abandi. Yes, Mutabazi numwe mu bantu bahura n'abanyamakuru kenshi cyangwa mu buzima bwa buri munsi, ariko kenshi iyo wahuye n'abanyamakuru ni bihe bibazo utajya ukunda kubazwa? Ibibazo ntakunda kubazwa, ntabwo nkunda umuntu umbaza ngo nimba nzigira niyamamaza mu Rwanda. Icyo kibazo kirambangamira cyane. Uretse no kukimbaza niyo nabona abandi bantu bari kukiganiraho bakashyiraho izina ryanjye bakanatari kubura mbona birambangamira. Sinkunda umuntu umbaza ngo mbona nashobora iki mu nshingano z'igihugu. Icyo kibazo kirambangamira. Uretse no mwitangazamakuru niyo nicaye mu nama akagira ukimbaza, kirambangamira. So mba numva nshaka kugira ngo Mutabazi mvuge, nanga n'umuntu umbaza ku bibazo byanjye
kuko abanyarwanda twese tugira ibibazo ngiye uri kumbaza kubaza abanyamigeni nshaka kukubaza ngo nawe tujye ku byawe hari ibintu uko mba numva bidafite ubwenge buri bufatika cyangwa se ntibisobanuka ni gute ufata ideni rya Mutabazi akaba ari ryo brandinga tuzi ko mu Rwanda hari abantu banarenze igihe cyabo cyo kwishyura mu mabanki bafitemo na za miliyari tuzi ko n'u Rwanda ubwarwo bajya barusonera wananiwe kuzinduka uganira ideni ry'igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu unanirwa kuzinduka uganira izo miliyari 5 n'igice z'amadolari u Rwanda rurimo z'ideni unanirwa kuganira uburyo Kenya ifite amadeni arenga miliyari 100 z'amadolari mu gihe ifite budget national cyangwa se national budget ya miliyari 27 vuga ngo bafite ideni rikubye hafi 4 cyangwa se karenga 4 budget national u Rwanda mu gihe ideni ryaryo rikubye 1.5 budget national wanga kuganira ku ideni rya Amerika ringana na trillions 31 n'igice kimwe z'amadolari mu gihe plafond cyangwa se ceiling y'amadeni yabo itagomba kurenga miliyoni 31 n'ibice 4 bivuze ngo bemerewe kongera kuguza miliyari 300 zonyine bari kuri tangente bibereye mu gakoki cyangwa se mu manegeka ariko uri kumva waganira ku ideni rya Mutabazi ari rero mbibona nko gusuzugura abanyarwanda cyetse nimba ushatse gufata Mutabazi ukamuhindura komediye atarigeze bitangaza umeze nk'umufashe nk'umuntu wa entertaininga cyangwa se amadeni ye ya entertaininga abanyarwanda kandi Mutabazi ni umugabo ufite ibyo atekereza bichallenging abandi nabo bagatekereza ni umugabo ufite ibintu ya contributing atanga ibitekerezo bye bishobora gukoreshwa cyangwa se ntibinakoreshwa ariko byibuza byatanzwe rero iyo umuntu ambajije ikibazo kitarimo inyungu z'abanyarwanda ndabangamirwa ariko ntabwo ubona ko bijyanye na fame umuntu yose iyo wamenyekanye akabazo gatoya birengagiza ibindi byinshi by'abantu benshi ariko uyu muntu umwe bakamubaza byinshi kubera ko azwi cyangwa afite fame muri society ndabyumva birajyana na fame ariko fame yanjye ntago nayubakiye mu kuvuga ubusa niyo mpamvu umuntu ashobora no gukoresha iyo fame akambaza nk'ubu nanditse ibitabo 40 yambaza ibikubiye muri kimwe mu bitabo nanditse iyo muhamagaye abahanzi muramubwira ngo dukubitira kapera nta munsi n'umwe murahamamagara mumbwire ngo dukubita kapera yo mu gitabo inkotanyi mu mboni y'abato dukubita kapera yo mu gitabo cyitwa Rich in 6 months ahubwo nge numva ikibazo kiri serious ushaka kumbaza ngo kuki wanditse igitabo cyitwa Rich in 6 months kandi nyuma yo kucyandika ukaba umaze 76 months wowe wenda izo watubwira iki kubijyanye n'ibicyanditsemo na result you produce urumva ko iki kibazo kirimo ubusiriyazi kandi kirimo no kunyembarwasinga nimba aricyo ushaka if you want to embarrass me there is part of it ariko nanone ndaza kugaragaza ubuhanga bwanjye mu kuba nasubiza icyo kibazo kandi ntangiramo na message ikubiye mu gitabo nanditse so mu bintu rero bimbangamira niyo umuntu ambajije ubugoryi nanone kuko icyo gihe nasubira no kukimbangamira OG mbangamirwa no kuba mfite ikintu cyo kuvuga kandi nsabwa guceceka kuko urumva iyo umuntu ambajije ubugoryi swat ndaceceka swat ndamusubiza bijyanye n'uburyo nyine ibintu bye byari bidafite ireme so byanga bikunda rero ariko nanone simvuze ngo ejo cyangwa ejo bundi nzahagarika kubangamirwa n'ejo bundi nzabangamirwa n'ejo bundi wasanga nanjye harabo mbangamira ariko iyo mbishoboye nkabona ari kitatuma nkubangamira mu gihe no kukubangamira nta nyungu yindi yari birimo ngerageza kubikosora nabo ngabo rero nabo bazakurikize urwo rugero rwanjye bareke kumbangamira ibibazo babaza bantuza ntashiduka nanjye baje kubimbaza ko ari umuntu usanga uko abaza ntuza umusereyi niko ashaka kubaza Mutabazi apotre politician author father of 3 kids ufite umugore mwiza a husband kandi ubwo ibyo abaza wa muntu papa mbyirire sireyi reka data biri hanze wize bimunanira donc kutamenya ngo ibibazo nabazuyu sibyo nabazuyu kandi ibyo nabazuyu sibyo nabazuriya mba mbona bagombye kubikosora cyangwa se wenda baba bagambiriye kumbangamira muri interview
bakabimenyesha nanjye nkajya nza niteguye ko bari bumbangamire tukabangamirana. Kimwe mu bibazo ujya ukunda gusubiza cyangwa kubazwa n'umunyamakuru. Yes, ni ikihe? Niyo umuntu ambajije ngo hakorwa iki kugira ngo igihugu kive mu kibazo kirimo kibashe kugera kuri successful results cyangwa se kibashe kugira aho kigera. Asante sana, reka dufatira aha ngaho. Igihugu cyacu u Rwanda rurimo igihugu cyangwa umugabane cyane cyane umugabane wa Afrika. Reka tuvuge u Rwanda ubu ngubu. Kuri njyewe Afrika nyifata nk'igihugu kimwe. Nyifata to some extent Afrika nyifata nka one nation. Okay. U Rwanda ubu ngubu rurimo kuregwa, rurimo kuvugwa byinshi muri iki kibazo kirimo kubera muri Congo. Hagati ya M23 n'igisirikare cya Congo. Barimo gushinja u Rwanda ko rurimo gufasha cyangwa gufasha M23. So wewe nk'umuntu ukunda kufata ikintu ukakizana igisubizo, ahangaha n'iki wabivugaho? U Rwanda n'iki rwakora kugira ngo ibi bintu, kugira ngo tubanze tumenye icyo u Rwanda rwakora nk'icyo ruri gukora, kubera ko nabahanga narabemeye. Iyo bakora ibitarimo ubuhanga nabyo wenda mba nijijishe, kubera ko ukuntu ndemetse toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tout ce que je dis doit être vrai. Nko kuvuga ngo ukuri kose si byiza kuvuga, ariko nanone aho mbona ntavuga ukuri ndaceceka nkakurimanganya cyangwa se nkaseka. Nubona ari ikintu wambajije ukabona ndamwenyoye, nuko nabona gukuri mfite nta kuguha. Most of the time niko bimeze. Then nkagira n'indi philosophy ya Emmanuel Kant ivuga ngo if the truth shall kill them, let them die. Ukuri muri iriya story ntago ari uko mubona, cyane cyane ko igitabo cya Sun Tzu cya The Art of War kivuga ngo iteka intambara yubakirwa cyangwa se itsindwa n'umuntu who knows how to make illusion. Nuwango ugomba kujijisha cyane bishoboka uwo muhanganye ni gutsinda. Aha navuga rero ngo ikintu cya mbere hariya bihagaze gute. Wibuke ko uyu munsi RDF yabashe kurasa umusirikare waruturutse ku ruhande rwa Congo. Ndakubwira n'impamvu nzanye iyo detail. N'uwari warashwe mbere nanone winjiye arasa, ariko yamara kurasa umwanya munini amaze no komeretsa umupolisi umwe nawe bakamurasa mu cyico. Bien sûr, icyo mbashimira cya mbere nuko bahamya mu cyico. That is Rwanda. That is why I'm proud of being Rwanda. Kandi ni nayo mateka y'Abanyarwanda turindwanye. So na Bible hari ijambo igivuga abantu bamwe bakavuga ngo bashobora kuba haravugwaga Abanyarwanda, ngo hari abantu ngo aha naha bakavuga aho hantu ngo bazaba ari indwanyi zikomeye. Abantu bamwe bavuga ko iyo wanarije abo bantu usanga ari Abanyarwanda bavugwaga. Anyway, still kukimvuze gutyo, babajije umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Ronald Rwivanga, baramwanga ngo RDF yarashe umusirikare wa FARDC. Yahise abakosora ko inshingano zo kuba umuvugizi zigutoza kutasitara ku ijambo, kubera ko ijambo ryose ukoresheje cyangwa inshinga ukoresheje itari yo yagomba gukoreshwa yateza ibibazo ku gihugu. Nawe rero yahise avuga ngo mbakosore, ntago twarashe umusirikare wa FARDC, twasohoye itangazo ko twarashe an unidentified soldier. Ati kubera ko muri Congo habaye imitwe irenze 100, twamenya twarashe Mayimayi, twarashe Mutomboki, ntago twamenya niba twarashe n'uwa M23. Ati cyo twarebye n'uwarenze ubutaka butagira nyirabwo. Kandi tukamubwira ngo hagarara aho ugeze ntiyahagarara, kandi tukabona afite imbunda. Yaba M23 twari kumukocora, yaba yewe niyaba n'uwazangabo zo muri Kenya zagiyeyo, ariko akaba yarenze hatagomba kurenga. Ati twebwe icyo tuzi ni unidentified soldier. Nko kuvuga iki nje, ariko navuga ngo yabivuze nk'umuvugizi, nje vuze nka Mutabazi twarashe umwe FDLR na cyagiye ubwashize twarashe FDLR. Ngaruke rero wari kumbaza ngo ikibazo cya Congo, kuko nimba yavuze ngo hari imitwe myinshi, nk'umuvugizi yanze kwerura, ariko uko tuzi ubuwoga bwa FARDC n'abakongomani, nta numwe wafata imbunda muri bo niyo yabanyweye urumogi amabure 70 ngo trespassing yinjira mu Rwanda, nta wabikora. Bivuze iki? Bivuze ngo muri ya mitwe bajya barwanana nayo, tuzi umutwe umwe urimo abasazi bibisare baba genocideri witwa FDLR. Nibo rero ubonekamo aba volontaire kubera ko bafite na injari cyangwa se akabifu bafitanye n'u Rwanda n'Abanyarwanda. Akaba yavuga ati ngewe ndajyayo nibashaka bandase, nakababizi ko bamurasa.
kuko abazi neza ko byamugeza ku ntego aba yifuza ko byamugezaho. Ni iyihe? Congo yifuza gufata ubuyobozi bwo mu Rwanda ikabukuraho igashyiraho FDLR mu rugwiro. Donc diri hariya buriya ni ukuvuga ngo Congo yaravuze ngo win-win. FDLR tugiye kubafasha du creating ubushotoranyi, ariko ubushotoranyi burimo amayeri ku buryo u Rwanda ruza kurwana natwe mu buryo bw'icyo twita conventional war, ariko iyo conventional war ikaba nk'aho u Rwanda arirwo rwayitangije, ariko twebwe turakora ibikorwa bituma u Rwanda, kuko tuzi uko ruteye cyangwa tuzi philosophy cyangwa se psychology yabo, doctrine yabo, nuko umuriro bawusanga aho uturutse. Turabanza du creating kuzana umuriro, wa muriro baze basa baje kugusanganira, noneho twe twereka amahanga yuko bagomba kubafatira sanctions. Izo sanctions bazibafatire kubera yuko aribo bashoje intambara. Then aho niho ibyo binyoma bya M23 biziramo. That's a decoy. Ni ibibazo by'abakongomani hagati yabo. Umukongomani uvuga ngo twebwe mwatubuje uburenganzira iwacu, mwatugize impunzi mu bihugu bitandukanye, muri kutwirukana ku butaka bwa hano, muri kuvuga ko tutari abakongomani kandi sogokuru yavukiye aha, data avukira aha, ubutaka naraburazwe. Then ariko ikintu bashaka gukora no uvuga ngo umunsi General Nyamvumba na General Ibingira bazafata battalion bakadvancinga berekera ituri berekera iyo n'inshambwe batorite nabo Kongo tuce twawo ndumuhanga kutumenya, bazabareka birukanka. Ese ubundi bakora iki? Kongo yatatswe na RDF nta kindi igomba gukora no kwiruka. Then nibirukanka front y'u Rwanda nibageza kure, yamaze kugera kure y'umupaka w'u Rwanda, noneho FDLR ikora igikorwa mu Gifaransa twita sofurufire ruruduma arme, ihite ica ruhinga nyuma ize ifate Musanze na Rubavu. Kanwa Court Adolphe Muzito, Prime Minister wa Congo, wari uhanganye na Kisekedi mu matora ya 2017. Aho nayo nshatse gusa n'uvuga ubundi kibazo gihagaze gute kugira ngo mvuge ngo hakorwa iki, kuko iyo utazi ikibazo gihari nta nubwo wabasha kugitangira umuti. So ikibazo gihari nuko Congo yigize pro Russia, igashaka kugira ngo muri ubwo pro Russia bwayo, numbaza icyo yapfuye na Amerika cyangwa se yapfuye na West, igashaka kugira ngo ibashe gucreya diversion cyangwa se decoy, koresha terime y'igisirikare decoy. Decoy ni nkuko naba nshaka kugira ngo nkwibe nciye kuri umuryango, nkohereza umuntu mu gikari akamena ikirahure, ukijya mu gikari nkahita ninjirira hano. So noneho u Rwanda icyo rukora kandi ari nacyo nanjye nakavuze cyagakozwe, one no kwirinda icyatuma RDF isakirana na FARDC icyo ari cyo cyose. Ari wabonye indege za rien ntitugire icyo dukora. Ibikorwa byose ni ukwirinda ko iyo conventional war yabaho, kuko conventional war iramutse ibayeho hakabaho sanctions, then sanctions zamara kubaho mu gihe turimo turwana na Congo kandi twarwaniye muri Congo kubera ko ntago twarwanira mu Rwanda, FDLR igahita iza ifite indege, ifite ibifaru, ifite char de combat, ifite kila kitu, kubera yuko abo bayifashije baba banayihaye n'ibikoresho. Noneho nubwo tutavuga ko FDLR yafata Musanze na Rubavu nkuko babitekereza, izo ni indoto zabo, burya n'umushonja rotarya, ariko abimenya neza iyo amazi iminsi atadakora ku munwa kandi buri munsi arota kurya. Noneho ntitwifuza ko iyo FDLR iza kurwanira Musanze niho hava ikinigi, ikirayi cya Kinigi, niho hari ingagi, hoteli twubatse, niho hari hoteli ikodeshwa 15,000 mu ijoro rimwe. Donc niyo batatsinda urwo rugamba ariko bakatwangiriza iterambere, ibyo ntabyo dushaka. So aho ngaho rero nkavuga ngo inama yanjye ya mbere y'icyakorwa ni ukwirinda impamvu yari yose yatuma turwana Congo mu buryo bwa conventional war. Ikindi nkuko General Kabare yavuze ngo nta urwana n'umusazi wirwa twika madarapasi anywa ibimogi yiyesura mu muhanda, atera amabuye, atwika Monisco,
yica abantu abasirikare barimo MONUSCO ati umusazi umukiriya akagoza atagomba kurenga. Icyo mvuga nta kindi kuva akagozi abo basazi batagomba kurenga gahari, bivuze ngo niho kuvuga ngo uyu musazi nugute yasaze ubundi. Hari uburyo butatu yasazemo. M23 iri kumusaba ibintu byumvikana, babuze uburenganzira ku gihugu cyabo. Nkaho yakemuye icyo kibazo, abubakira amashuri, ibitaro, ashyireho justice, ashyireho imihanda, ashyireho yamabuye batubeshyira ko twiba n'inguge ngo tubibe, uretse ko FDLR MONUSCO yambwiye yuko iba Katanga. Nimba rero inguge bavuga twiba Katanga zitabayo, cyangwa bashaka ko FDLR zamara kwiba inguge za Katanga ikaza no kwiba izo mu Kinigi. So nibakemura ibibazo by'abaturage babo, babashyire amoko yo muri Congo abane neza. Abanyaruhengeri nabo mu Mutara ntibabyina kimwe, bamwe babyigisha kamba abandi ni ikinimba, ariko iyo muhuriye Kigali ntunamubaza ngo waturutse, ntukeneye kubimenya. You do business. Ubu turi kumwe sinshaka kumenya aho waturutse. I don't care. We do business. So nibubake rero ingengamyumvire y'abanyagihugu babo ku buryo babana mu mahoro, bashyira institution zituma bagira iterambere, zituma batekana. Then nibarangiza icyo kibazo bavuga ngo tugishyize ku ruhande, bagaragaze Kisekedi yabasuye, bagaragaze Kisekedi ari kubemerera ishuri aho ngaho aho baye mu 23 bavuka. Icyo gihe bazaba batsinze igitego, ku buryo icyo gihe erega aho niho n'u Rwanda rwabashije gufata abantu bahoze muri FDLR rukabacisha mutobo. General Rwakabije ugasanga ahawe inshingano kubera iki? Nubwo bakoze genocide, turi igihugu gishaka kugira ngo habeho tolerance, abantu babane, bababarirane, bongere babane, cause nubwo ibyo byabaye wenda byaturutse ku mateka mabi n'abazungu bagize ibyo tugonganishaho bagapima n'amazuru. Ntago amazuru yapimwe n'umwirabura, ntago yapimwe n'umunyarwanda. Bakavuga ati byanga bikunda habeho kwirega, kwemera ibyaha no gusaba imbabazi, ubutabera bwunga in one word cyangwa se in one sentence. Then bango nimba twe twarabikoze ku bantu basize bakoze ibyaha, none aba bantu ko M23 n'ubwoko bw'iwabo nta byaha bakoze, niki gituma batatuma baba mu gihugu batekanye, bafite access ku iterambere ry'igihugu, ku butaka, ku byiza by'igihugu, kuri politike y'igihugu n'ibindi byose. So ahangaha rero nkavuga ngo bari bakwiye kuza kwigira amasomo ku Rwanda aho kurushoraho intambara, then bagakemura ikibazo cya M23 mu buryo bwo kubatuza neza, kubaha amahoro, kubaha gutekana, kubaha iterambere, kubaha social justice, gutuma ubwoko bubana ariko bwiyumvanamo nk'abanyagihugu, tribalism ikavaho, abantu bakagira patriotism. Then barangiza, ariko ibyo byose byakemuka kubera ko babanje gukemura ikibazo cy'ubuyobozi bubi bafite, ubuyobozi butifuriza ibyiza abanyagihugu, ahubwo ubuyobozi bugahora bukiza imbaraga ku guteranya abanyagihugu, havuka imitwe myinshi, babayobozi bajye bahora batanga report k'ibyo icyo bakora nta kintu. Kuki mutubatse umuhanda twari turi kurwanya Mutomboke? Kuki mutubatse umuhanda twari turi kurwanya Mayimayi? Kuki mutubatse umuhanda twari turi kurwanya M23? Then umutungo wose w'igihugu, buriya abatabizi Kongo ifite deposit mu mabuye y'agaciro ziri hagati ya trillions 25 z'amadolari na trillions 30. Mu magambo makeya, deposit z'ubukungu bwa Kongo zakishyura ideni ryose rya Amerika. Okay. So you see, then havango nibabashe gukemura icyo kibazo, bagira ubuyobozi buzima, kandi ubwo buyobozi bukemure ibibazo intano biri hagati y'amoko, dore ko bagira menshi y'abanyekongo. Then bahindukire, bubaka umubano n'ibihugu bitandukanye, bubaka ubucuruzi kubera ko bafite resources, bubake igisirikare cyabo, intelligence yabo, ukurikije uko igihugu kingana, ahubwo igisirikare cyabo kizajya kitabazwa mu mahanga aho rwakomeye cyangwa se aho byagoranye, bagire political maturity. Then kuri side y'u Rwanda ni ukwirinda intambara nubwo bashaka kuyidushoramo. Ikindi ni uko u Rwanda rwagaragaza yuko
Congo iri gushaka gushyira FDLR ku butegetsi hano, kandi abashaka kubisapotinga bose byaba mu buryo buri diplomatic byaba mu buryo butandukanye, yuko abo bantu bari gusapotinga ari abajenosideri. Donc iyo groupe bashaka gusapotinga cyangwa se gufasha nta kindi. Congo yo yararebye aravuga ngo ntago twatera u Rwanda ngo turutsinde mu ntambara, barabanga ariko tubashije kwinfiltrate cyangwa se kwinfiltrating cyangwa se ku compromising system yabo, bakaza bagafata Mutabazi, bagafata undi nanze kugira uwo mvuga mu izina ko yarakomeye n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bakamera nkaho baregetse mu ideologically, bakavuga ngo ese iyo FDLR igafata iyo Musanze na Rubavu bakanegotiatinga Arusha ya kabiri, ubwo hari umumama ukunda kubivuga yicaye ku ntebe ya plastike gutya ari mu Rwanda nubango turwana FDLR ibi Kigali, y'uwo mumama njya mbona. None se iyo umuntu reka mubaze bakti tubwizanye ukuri, wakicara wo gatinyuka na RDF uzi n'u Rwanda uzi, uko ngo ndashaka tugirana ibiganiro bya Arusha ya kabiri, ubwo umuntu avuze Arusha ya kabiri nukuvuga ngo mutwemerera abanyepolitike bacu. Ubwo sinzi nimba uzi ibintu by'urugamba rwo kubohora igihugu bafata ku murindi then bakanegosia amasezerano n'ikinihira, Arusha ya mbere nako bakakora Arusha bakajya n'ikinira mu masezerano, bagafata ingabo 600 bakazizana muri CND. Ni gute umuntu udafite agace yafashe yavuga ngo ndashaka ko mu nkorera negotiations? Ni gute waba bicaye Kicukiro, ndabizi ko mama wa Kicukiro ukavuga ngo ariko ngo ngenda saba yuko leta tunegosie. Warabona Mutabazi abikora se? Abantu bajya ngo mbasha kugutinyuka kuvuga kameme. Umuntu wese uvuga ngo let's sit on the negotiating table ni Ukraine na Russia. Kubera iki? Buri wese afite force de frappe. Then inkotanyi zifite ku murindi, zifite icyo gice cyose, zibasha rero kuvuga ngo let's sit on the negotiating table, let's negotiate. M23 ifite Bunagana, ifite Kibumba, uretse ko Kibumba nta wemera ko undi ayifite. M23 rabangu mfite Kibumba, FARDC kabangu mfite Kibumba, aho ngaho ntago nshaka kwipronounce. Kuko bafite Bunagana, ikigo cyaki hehehehe, umupaka wa so babasha kuvuga ngo nibareke tuganire. Bafite force de frappe, bafite agace bafasha. Iyo rero umumama yifashe akavuga ngo leta ya Kigali nigabanya amarere, ubwo ndi gukotinga ibyo yavuze ngo tuganire. Ubwo ni kuganira bivuze iki? Afate ba bantu bose birirwa bavuga nk'abasazi ubona muri diaspora in the opposition. General yabivuze ukuri, turwangwa n'abasazi kwera. Abafate babasazi bose muri political wing, abazane ngubwo nyine hari imyanya wenda 5 cyangwa 7 cyangwa 30 bemerewe muri parliament, hari imyanya 6 wenda bemerewe muri mu ministry sijuwe nini. Then ubwo kuko abantu banegotiatinga muri political wing ushyiramo abantu bawe, muri military wing ugashyiramo abantu bawe. None ubwo nyine ya FDLR yakoze genocide ihitiza ni Kanombe ngo ba n'amaranka ku rutugu batonekeho. So ntago ibi bintu it's unacceptable. Then icyo mbona u Rwanda rwashyiramo imbaraga ukumbivuze mu Kinyarwanda, noneho bo nibashake n'ibimenyetso birahari, niba ngombwa dutanga uwo musada n'umusanzu, tuvuga Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda n'igikiga ngenu tori kumanya. Then tugende dusobanurire community international ngo mwogacwa mwafirinze guhagarika genocide, ariko uyu munsi muri gutera inkunga mu bitugu abajenosideri kongera gukora amabi yabo. Mumeze nkaho muri gufata Hitler n'abanazi mukabaha imbunda, mukabaha political support and diplomacy support kugira ngo bongere bafate Berlin
leadership, noneho usange ibibazo birongeye biravutse, mwongeye gushyira mu kangaratete abayahudi. Sinzi nimba uyu munsi none hari n'abayahudi babigenderamo gusa, kubera ko wenda n'abafashije abayahudi hari igihe batangira kugira kuribwaribwa bumva ko nabo babagirira nabi. Nikumva rero iyo topic ni ndende, cyakorwa cyakabaye oya narayisoje aho ngaho. Ni ndende, tuzafata time. Ibisobanuro ni byiza kandi ndikumva ko birasobanutse cyane. Ejo bundi wafunguye urubuga rwawe kugira ngo abanyamakuru muze kuganira muri iki cyumweru cyose n'icyumweru gishize ku kibazo ngo cy'ibirego byatanzwe na Ingabire Victoire, ngo kuri wowe ari kurega iki, ikibazo ni kihe, mwagonganiye hehe kugira ngo abashe kukurega uyu munyapolitiki witwa Ingabire Victoire? Umbaje ikibazo cyiza rwose, cyiza cyane, ko nyamone abanyamakuru bashaka kuvuga ibindi ibyo bakabisimbuka, kandi ibindi nabyo birakenewe, ariko iyo bavuze n'ibyo bindi n'amabuno bakayavugaho, n'abasireye bakavuga, ariko n'ibyo kavaringa biba byiza. Uyu mumama ku itariki 20 z'ukwa kane 20 April 2022 yasohoye inyandiko muri Al Jazeera Opinion. Muri iyo nyandiko aza kuvuga ibintu byinshi, ngo yavugaga amateka ye, avuga ibyo kujya muri gereza, nta mentioningemo ko yaziraga ibyaha yakoze kandi byamuhamye. Then aza kugera ahantu aravuga ngo hari abantu bamushyiriweho ngo bamushinja ibyaha 2 cyangwa se 3, ngo bakamushinja yuko ahakana genocide, ngo bakanamushinja ko ari terrorist, ngo kandi ibyo bakabikora without evidence, ngo bakabikora nta bimenyetso. Aho hantu kuri Al Jazeera Opinion ntago yashyizemo amazina, ariko impamvu mvuga yuko yanshinjije ibinyoma, akanshinja ibinyoma, ko namushinjije ibinyoma nta evidence, kandi akabinshinja ibyo binyoma nta evidence, kandi ngemuha evidence every day. Ndetse navuze ko ngiye gufata iyo minsi igera muri 3 yo kugaragaza izo evidence yasabye kuri Al Jazeera Opinion, kubera ko ngewe singerayo, I have no access on Al Jazeera Opinion. Ubwo rero nanjye ndishimaho n'ishyikira kuri media y'u Rwanda, kandi nimba bashaka kuvuga ko ashaka umuyobozi mu Rwanda, turakorera abanyarwanda, najye kuri media z'u Rwanda, twohererezanye kuri media z'u Rwanda, noti Al Jazeera iyo ngiyo se azajya gutorwa n'Abarabu cyangwa Saudi Arabia cyangwa Qatar. Nimba Al Jazeera ari abanyakatar cyangwa Saudi Arabia, ntago aribo bazamutora. Baravuga ngo ufite genocide ideology, genocide denial, akagenda ngo mu rukiko rwa East Africa. Genocide ntago yakorewe East Africa, ntiyanahagaritswe na East Africa, yahagaritswe n'abana b'abanyarwanda, yakorewe abanyarwanda. So banzuza ukonvenke Mutabazi, ukonvenke abanyarwanda kudafite icyo kibazo, then unabakonvenke kudakorana na FDLR, utubwire Arusha ya 2 negosia, ninde uzafata uduce tuguhesha yo pouvoir de négociation, kuko nge nta kintu mvuga nafite facts. Noneho rero mu kiganiro yakoze kuyitwa Pax News, Reme News, sinzi ko babyita bya Ntwari Williams. Anyway, ntago mbwe abanyarwanda muzajye wenda nimunajye muzajye kureba iki kiganiro cyo nyine muhite mugaruka, cyangwa muzambwire by link yacyo mutazamuteza imbere. Nta subscribe mugomba gukorayo, ntago mugomba kureba ibindi kiretse kureba yuko ibyo nako mubifate ko mbivuze. Padiri niwe asoma muri Bibiliya, si nk'abarokore, ntawe ujya gusomayo. Umugatolika kumwe yarambwiye ngo ariko ngo mama mujya gusomayo, ngo ibyo pastor asomye mama mutamwizeye ko byanditsemo. It's kind of aho kantu karanushije, kandi numvaga afite somehow logic. Nimba pastor yavuze ngo muri rukanditse gutya, namwe mukajya kuramburayo, ntago mama mwizeye ko byanditseyo. So anyway, namwe mwijyayo kugira mu byizere, kuko ibyo mvuga biriyo. Kuko n'umuntu wabinyohereje arambwira ngo uyu mama yasaze, ntise yasaze gute, ngo ndabona yakwihaye na Dr. Bizimana, uwo Victoire Ingabire. Uwo muntu yarabinyohereje akora muri ambassade y'Abahinde, hamwe ngo uyu mama yasaze, ntise gute, ngo arakwihaye ngo we na Dr. Bizimana. None byarananunguye kubera ko Dr. Bizimana ni honorable, sindiwe mu myaka nitunganye, ni doctor, yanditse ibitabo binini byiza cyane ku mateka ya genocide.
twe babiri yadushyize mu gasobane kamwe ashingiye kuki impita njya kumva icyo kiganiro nsanga kuri thumbnail yes aho ngaho none amazina yashyizemo hariya kuri Al Jazeera yavuze ngo abantu ariko aho kwa William noneho ashyiramo 2 names ntabwo ashyizemo nyinshi yashyizemo 2 names aravuga ngo no kuri thumbnail ishangiriho umva kuri thumbnail ikintu kiriho hari ifoto ya Mutabazi ikintu cyanambabaje ntiyago yakoresheje ifoto imeze gutya yakoresheje ifoto cyagenda avuga ku bintu bya Shadibu there kandi ikintu cyose muri politike n'ifoto wakoresheje ngenda yanalize kuko hari impamvu utakoresheje ifoto nambaye suit ngo akoresha ifoto itagaragara neza ni ifoto imaze nkaho nari meze gutya nambaye nyine iyo shati nari nambaye icyo gihe then hari ikintu babiri connected to afata iyo foto yanjye ayishyira kuri thumbnail afata grenade ayishyira imbere yanjye kuri thumbnail afata ifoto ya Dr. Bizimana Honorable Minu Bumwe nayo ayishyiraho nyine ubwo hajyaho n'ifoto ye the last picture was yari yande ndumva iya nyuma yari iye then afata izo foto akubita kuri thumbnail aravuga ngo quote leta ireka ba Mutabazi iryo jambo ba mbanza kumukosora ntiyashyizeho na poso no title as ncuruza inyanya aravuga ngo leta ireka ba Mutabazi ngo na Dr. Bizimana ntiyashyiraho Honorable ntiyashyiramo Mirumwe yabikoresheje uko mbivuze ngo leta ireka ba Mutabazi na Dr. Bizimana ngo bagakora ibyaha ntibakurikirane bracket none ndavuga ni rero uyu mumama usigaye anshinja ibinyoma ndashaka kumenya biti bye nibwo nasomaga iyo nkuru yo kutariki 20 z'ukwa kane kuri Al Jazeera opinion nza gusanga naho ni nkaho yatuvuzemo nge na Dr. Bizimana ariko noneho ubwo niya mentioning amazina ariko umusesenguzi nicyo mbamaze nabanga aba bantu bavuze hano haraho wabavuza amazina then none nkabango yadushinjije iki nkuko tuvuga ko afite genocide denial akaba ari na terrorist reka ariko mwongereho mu buryo buri technique tuvuga yuko akorana na FDLR so akorana na terrorist kandi ikorana na terrorist uburi terrorist then abango ibyo akavuga ko tubimushinja without evidence kuva natangira kuvuga this is evidence nimba uvuga kushaka rusha ya kabiri that's the evidence ko korana na FDLR cyokoze azaza hakana ngo sinkorana na FDLR nkorana na FRN gusa afite umutwe yizera kuzamuhesha kwicira ku table of negotiation so yumvaga ko nimba avuga yuko after genocide denial kwisi hari genocide ebyiri zifite amateka asa genocide yakorewe abayahudi hajyaho urugamba rwo kwihagarika urwo rugamba rwo kwihagarika rugwamo abadage none kwisi dufite inzibutso z'abayahudi ariko ntago tugira inzibutso z'abadage nta nubwo tuvuga ngo abadage baguye mu rugamba rwo guhagarika genocide y'abayahudi ngo nabo bitwa ko bazize genocide no mu Rwanda rero dufite genocide yakorewe abatutsi 94 nkuko genocide y'abayahudi yakozwe n'abanazi bakomoka mu badage ariko batari abadage bose genocide yakorewe abatutsi 94 yakozwe n'intera hamwe nabandi ngo nimba ari bari ba sederi n'ibiki bakomoka mu bahutu ariko batari abahutu bose kandi iyo genocide habayeho urugamba rwo kwihagarika rwatangijwe n'inkotanyi urwo rugamba rugwamo abahutu court president byanditse muri independent nawe yaravuze ati rwose arabahutu benshi baruguyemo ariko nta numwe muri bo wazize yuko ari umuhutu igisasiyo cyazaga ntago cyabazaga ngo Mutabazi ngo harya ngo urumuki ndetse nge nana kuvuga ngo hari umugabo witwa Karasira testimony ye nimba ruko nimba atari kuri simbizi ariko yagaragaza yuko ari nabaruguye mu rugamba rwo guhagarika genocide y'abatutsi ari abatutsi kuko nimba urugamba rwo gukoreshwa amasasu pe ruragwamo abantu b'impande zose so ibyo bivuze ngo iyo umuntu aje agashaka avansa teori yuko hakozwe genocide y'abahutu
bimeze nko kujya mu bayahudi ukavuga ko hanakozwe jenoside y'Abadage, ndetse ukabwira abayahudi yuko ugiye kubaryoza jenoside bakoreye Abadage, cyangwa se sinzi uko wabyita. Icyo gihe isi yose yaguhagurukana ikagushinja genocide denial y'abayahudi. Ndabisobanura muri uburyo kugira ngo abantu babyumve. Ujuka nkubita ikofi, ubarwaye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ariko nirukanse ngiye guhamagara polisi, ugahita nawe wikubita ikofe cyangwa asitara wirukanka ugakuka iryinyo. Ayo menyo abiri nubwo yakutse, nge nakutse unkubise, wowe ukutse uguye hasi. Context isi zimwe. Kunabonye avuga ngo arashaka urwibutso rw'abahutu, ubwo icyo gihe yanambwira abashaka kuzaruhinguramo, kandi ndatekereza ko kuri liste ye hazamo na Sindika Ubwabo Theodore. Sindika Ubwabo Theodore yasabye umuhungu we kumwirasira, afata piste aramurasari ya muri Congo, aravuga ngo arabona atakirukanka arashaje, ngo ajya mu mashyamba ya Congo, kandi ngo arabona adashaka gufatwa n'inkotanyi. So ahangaha nkavuga ngo kuba atarigera agaragara arekarama ngo ninde wishe Sindika Ubwabo Theodore, kuba ataragaragara birekarama, nuko azi neza wenda yambwira ngo netanazi ni kuno umuntu asaba yuko bamunyonga. Ariko nimba amategeko y'u Rwanda atemere tanazi, akaba atarakurikirana umuhungu wa Sindika Ubwabo Theodore ko yarashese mu mutwe, ngo anabaze abandi bantu bamukandagiye hejuru, kuko icyo gihe bamurashe mu mutwe, abandi baza bamukandagira hejuru, sinzi nimba n'umurambo we waragaragaye, kuko urumva igihiriri cy'abantu bose bari mu nkambi barimo bamugenda hejuru. None nkavuga ngo impamvu atabibaza nuko azi ko context uwo muntu yapfiriyemo idafite umuntu wabishinja nk'aho ari icyaha yakoze. So bityo rero nkavuga ngo kuvuga ko abantu bapfuye kuko hari ukuntu umuntu aza ngo ariko umuntu wese wapfuye aba yapfuye, no. Nimba uzi gutandukanya context Sindika Ubwabo Theodore yapfuyemo niyo Uwiringiyimana Agathe yapfuyemo, nubwo bose bitwaga ngo n'abahutu, bivuze yuko ufite ubwenge buguhagije kutitiranya ikintu n'ikindi. Bivuze iki? Bivuze ngo context nakutsemo iryinyo wankubise ni icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ariko context yo wakutsemo iryinyo wirukanse ugwa hasi rirakuka. Noneho rero guhakana genocide nayo izamo gute? Ni ukuvuga ngo uramutse ugiye nazana polisi ugahita uvuga ngo ngumva polisi ngo ntureba ko nanjye nakutse iryinyo, kwako n'umuntu avuga ngo ntureba hano ngo ndebera, ngo polisi ngo ndeba hano, ngo ntiwabonye ko ikijigo cyavuyemo, ngo nukuvuga ngo yego nyine ngo twashwanye, ngo mutere ikofe mukura ikijigo, nawe ntera umugeri ankura ikijigo. Urabona yuko ntago bigusaba guhakana ko wankuye iryinyo, mu gihe ushobora kwemeza yuko twarwanye, ibyitwaga gukubita no gukomeretsa bikitwa ko twarwanye. Ibi ndi kubivuga ko hari umusitari ariko sindamuvuga, bibe hagati yanjye n'abacamanza bamucira urubanza. Umusheri we yamureze, n'umukeka ntumuvuge, umusheri we yamureze yuko yamukubise, ni vuba. Arangije avoka we aburana agaragaza yuko n'uwo musitari nawe yari afite ibikomere ubwo ibyo byabaga. Icyo gihe ntago yari akiburanye ko yakubise sheri we akamukomeretsa ngo ahamwe n'icyahamwe Jay Polly. Yahise ataha kubera ko byiswe ko ari abantu barakaranyije bararwana. Urabona yuko ahakanye icyaha cyo gukubita sheri we mu kubasha kugaragaza yuko barwanye. Ubwo nitije ubu buryo kugira ngo usobanukirwe genocide nayo. Umuntu interamwe zisha abatutsi zikoze icyaha cyitwa genocide yakorewe abatutsi, ariko kugira ngo ahakane yuko yakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, nawe ubwe byaryinyo yakutse yirukanka akwira imishwaro, abwiye abanyamategeko yuko mwarwanye akagukura iryinyo ukamukura irindi. Bivuze iki? Icyaha cyo kugukubita no gukomeretsa aragihakanye, yemeza yuko mwarwanye. Bivuze ngo umuntu wese wavuga ko habayeho genocide y'Abadage yabahakanye y'Abayahudi, kuko nibyaba bikiswe ko Abayahudi bakoreje genocide, byakitwa yuko Abadage n'Abayahudi basakiranye bakarwana. Iyo rero umuntu avuze ngo habaye genocide y'Abatutsi ngo habaho n'iy'Abahutu, aba ahakanye genocide y'Abatutsi carrément et définitivement.
wenda we akaza kubeshya ngo nyine ngiye mvuze ko habaye y'abahutu ngo simba ngo mpakanye y'abatutsi ntago ni nkuko waza yamvugo nakoreshe byara kugira ngo abantu abari kudukurikira byumve ni nkuko rero yaza kwa ngo nge sinakanye ko nagukuye iryinyo ariko wavuze ko nanjye nari gukuye deja waruhakanye ko icyaha cyo kunkura iryinyo wagikoze kuko ni nko kuvuga ngo par accident twarwanye par accident dukura na menyo. So rero aho ngaho niho mvuga ngo igihe cyose atarasaba imbabazi abanyarwanda kuko yarasabye ko hajyaho urwibutso rw'abahutu ndetse nanamwibutsa yuko mu Rwanda dusigaye turinda umunyarwanda nta mutu nta mututsi nta mutwa nkatwe twari dufite none imyaka 8 byari byanditse mu irangamuntu za ba muzehe izacu twagiye gufatira irangamuntu bitacyandikwamo ariko ndagira ngo mwibutse yuko tugiye kubara ibyo byari byanditse mu marangamuntu nanjye nabarirwa ku ruhande rw'abahutu kugira ngo icyo kinumvikane neza ibyo bibanze binasobanuke yuko abitirirwaga abahutu icyo gihe nta wamutumye ngo bakeneye urwibutso. Ni nko uyu munsi wajya nuvuga ngo ukaza uri nka bakte ndashaka urwibutso rw'abadage babanza bakariyo nabo bakwifatira bwa mbere twarugutumye urwibutso usaba twarugutumye ariko ngo barapfuye ngo ubwo genocide y'Abayahudi ngo yajyaga guhagarika none se twarugutumye uteye uturutseho ubundi nguriya ngo yarari mu Buholandi ngo ari kurya pizza ngo yigayo ngo accountancy ese ubundi iyo bamuha nka koperative hariya mu mashyirahamwe twareba ko yayobora neza mbere yo kuvuga ko ashaka kugira ibintu ngo ayobora Mutabazi as a president. So mu by'ukuri iyi minsi tunayihariye kugira ngo umuntu atazaza ari umwe FDLR ngo ature Kigali asaba urwibutso rw'abahutu ibyo ngibyo abona bidahagije yumve ko azabeshyera u Rwanda nk'igihugu agire ko na Mutabazi aho ngaho yarayobye. Mutabazi nujya kuvuga kuri Al Jazeera yuko agushinja ibintu without evidence noneho uzabirebe nagwaye screenshots uko mwandikiye kuri tweet nka mutaginga mubwira ngo iki kintu mvuga kukora ibimenyetso byacyo yuko gikora ngibi imbwirwaruhame yavuze kuri nako inyandiko wakoze kuri Al Jazeera inyandiko wakoze kuri CNN opinion inyandiko wakoze aherutse gukora inyandiko ejo bundi kuri COP 27 yabereye mu Misiri akora inyandiko avuga ngo uburyo ngo Congo ngo ishyamba rya Congo ryabungabungwa kazanamo kwibasira u Rwanda. Ibyo byose nkanjye namwereka muri iyi mvugo muri aya magambo wakoresheje aha ngaha ndi umuntu wisesengura nyandiko ubwo hari nabandi bakurikirana ibimenyetso kuri tere akavuga ati nkavuga nti aha ngaha biragaragara yuko ukora na FDLR you are a terrorist aha ngaha biragaragara yuko hakanye genocide then havuga ngo iyo minsi 3 irangirana n'uyu munsi ngushimira yuko ari nawe ubashije kubyinjiramo neza uko bikwiye nk'umunyamwuga rwose babikurikirana bazabigushimire nk'umunyamwuga wabikoze nk'umunyamwuga garagaza ko wakora kuri wenda ku mashowbiz n'ahandi ariko naho ngaho kuko ari ubuzima bw'igihugu ukakomoza cyangwa ntuhatinye ntuhabererekere nkaba mbashe gutanga izo evidence yansabye nazimuha kuri Twitter akajya asibisha tweets zanjye buri tweet yose nashyiraga tag Umuhoza Victoire yageragaho nkategereza yuko itangira kuba active akaba yabibonye agahita reporting kandi none se nk'urugero ibintu mvuze ni ukuvuga ngo wansabye evidence then I give it to you ni kenshi babeshyera his excellence bakanamutaginga ntabwo ajya asibisha tweet zabo ni kenshi babeshyera RDF cyangwa se APR ni kenshi babeshyera u Rwanda ntirugira human rights nirugira human rights ukabukora na FDLR wicaye hano Kicukiro rutagira human rights uzi ko njye numva runafite human rights irenze yo Mutabazi ngira hari ukuntu uba wumva leta nka leta ifite human rights irenze iyo wowe ugira nka as a person then nubwo ari kubeshyera u Rwanda ntirusibishe tweet ye none nkibaza ese ubundi uyu mumama ko avuga ngo ni umudemokrate ngenda gwa evidence ukazisibisha ukajya kundegera kuri Al Jazeera opinion no kwa Ntwari aho uzi ko ntazagera uzi ko muri media ubundi ahantu waregeye umuntu byakabaye na creatinga platform kuri we kugira ngo aze kwisobanura nk'ubu nkanjye mbivuzeho hano akazaza kwisobanura nta kibazo naba mfite. By the way nyuma y'uko iyi minsi 3 nyirangije muhaye amahirwe cyangwa a challenge azategure channel yose ashaka nashaka bijyana no kuri izo za Al Jazeera nashaka bijyana no kuri BBC dukore debate
si yavuze se ko yatsinze genocide denial akayitsindira muri East African Court nta kibazo nge ntago ndi umunyamategeko ariko azaze none anatsinde mu buryo bwa opinion nta ukanga undi cyokoze niyumva mvugira hejuru azanambwira ati gabanyijwe twumvika tugendere kuri frequency imwe ntacyo bitwaye nge ndi umudemokrate icyo mvuga mba ngifitiye evidence nta muntu nyansibira tweet uwantutse uwamvuze nabi wagize gute uwakoze video nk'urugero ama video bankoze bavuga ngo nateye amada umuntu ntanazi iyo video sinayisibishije ni decidinga kumurega nzamurega ariko as a democrat ntago nzabaho nirwa nsibisha abantu ibiganiro iyo umuntu akubeshye muri demokarasi urabirekaho warangiza ukajya kuri media ukabibeshyuza cyangwa ukajya kumurega mu nzego nimba ubona bigize icyaha ni tweet zinga yamaze gusibisha izo nibuka ko namaze kumenya yuko azisiba ko umuntu wabanje kunsibira tweet ni twagira mu Faustin nawe nashyiragaho tweet yatutse perezida cyangwa mwita umwicanyi narangiza nkaza nkamwereka uburyo ibyo bintu abeshya ahubwo ari kubiterwa na Hutu power ideology twagira mu Faustin agahita yisibisha abinkora nka kangahe ndangije ndaza kuri YouTube navugani rero kuva wazisibishije I report you here tubwira abanyarwanda ko nibo dukorera ni gute nimba ntacyo wishinja come and explain then uriya mama nawe ntangiye kubyandika gutyo muha evidence ndavugani nawe ashobora kuzisibisha impamvu namutagingaga kuko izo nta mutagingaga ntabwo azisibishaga impamvu namutagingaga byari kuvuga ngo atazagira ngo nabyanditseyo kuko ntaga kurikira tweet z'abanyarwanda bose atabizi nimba namutaginze nzi neza ko yabibonye then mukunyereka ko yabibonye akazisibisha asibishije zigera muri enye zose narazoherezaga nkahita nzikora screenshot narangiza mwana umunsi azanazisibisha atazavuga ngo namushinje ko yansibishije tweet zidafite donc nta trace abana uzaza kuvuga ngo ni mu evidence ko azisibishije nzamwereka screenshot aho nakoze mubaze ngo none ino tweet nayishyizeho ijyahe yari gitiye so kuri rero message kwa Ingabire Victoire ubu ngubu nimba arimo kukubona nimba ari message ya mbere nimba yumva ntacyo yishinja ntakansibishije tweet kabiri nimba yumva evidence muhaye zidafite ireme azaze dukore debate yiyita umudemokrate akorera politique hanze y'igihugu nanye nyikora hanze y'ikibuga nanye nyikora hanze y'ikibuga nareke dukreye sinabyayo hanze y'ikibuga ntacyo bitwaye cyangwa se dukreye ndi one hanze y'ikibuga rero ntahita sinabyayo kagira ngo wenda no kugingagurana ariko nuvuga ngo numukino uri utazabarirwa wenda amanota mu buryo bwa FIFA cyangwa se bwa federations ariko ubutumwa namuhana bwo kuvuga ngo nasaba imbabazi abanyarwanda kuba yaravuze ngo hakenewe urwibutso rw'abahutu kuba yavuga yuko ibitekerezo bye byamwemezaga ko ari mukuri ariko yaje gusanga yibeshya byashoboka kandi uretse no gusaba imbabazi abanyarwanda ahinduke rwose mu mutima we ahinduke nimba hari icyo ashoboye wenda azayobora koperative agaragaza yuko ayiteje imbere wenda se hari ukuntu yazagirirwa n'icyizere muri izo nzego akajyamo ariko kubera yuko yahindutse kandi ubuyobozi bw'u Rwanda kuko dukoresha demokarasi consensus yarebye ikabona umusanzu ukenewe ariko ibyo kuza ngo ashaka rusha za kabiri ahangana ikindi agahangana ideology ye yubakiye kuri Hutu power ideology kuri genocide denial no kushaka kongera kubakira ibintu ku moko tribalism ibyo ngibyo namuha ubutumwa bumubwira ngo abanyarwanda bose kandi nta numwe uvuyemo reka mvuge gutya His Excellency atorwa na 98% mu banyarwanda nimba ari n'abashyigikiye ayo matiku ntibarenze 2%. Nimba uri umudemokrate rero democracy is the rule of the majority. We the majority ntidushaka uwo murongo ntidushyigikiye uko kuroga abanyarwanda ugenda ubarogesha ibitekerezo byawe byuzuye urwango bisenya ubumwe bw'abanyarwanda kandi abanyarwanda umurongo bihaye nuko nawe aho ugeze ubateza ibibazo ushaka gusenya ibyubatswe n'ubwo wenda bikomeye utabishoboye kubisenya ariko nawe uhindukiye wahabwa imbabazi kuko uretse nawe wari uri mu Buholandi
hekuye u Rwanda mu buryo bw'umupanga cyangwa se bw'igikorwa ngiro, abemeye icyaha babashije kurekurwa bajya kubaka igihugu bafatanyije n'abo bahemukiye. Ndumva amahirwe aracyari kuri uyu mumama, ariko rero nayakoreshe, kandi nahitamo gukomeza umurongo yahisemo nanone, navuga ngo naho ubutumwa abanyarwanda bwo kutamutega amatwi, bakamumenya, bakamenya yuko ibyo byose navuze yabikoze mu buryo nabisobanuye, kandi ukoze biriya ntabagamije icyiza. Icyo abakeneye ntago ari political space, navuga ngo abakeneye gusubizwa muri gereza, ariko se ko gereza tuzishyiramo abantu ngo bahinduke, ni ingorora, ni correctional service. Nta hantu dufite ho gushyira abantu batazigera banahinduka, nta bigori dufite byo kubagaburira, kuko ntago azajyamo ngo najyanemo asize kuri konte budget y'ibigori azaryayo. Icyari kizima cyari gikwiye nuko ahinduka akareka iyo nzira mbi. Nibwo butumwa namuha. Ikindi navuga, nimba yumva ashoboye debate cano, yumva rwose, nimba yumva yo ya Pax ariyo imubohokeye, cyangwa akaba ari n'indazi, njya mbona ajyaho yiri kutwa ngo demokarasi n'imbarutso n'ibiki byose, n'ahandi hose yumva yifuza, ndahari kugira ngo ibyo yavuze ko nta evidence nabitangiye kuri Al Jazeera opinion, kuri iyo cano nzabitangire ibimenyetso, abantu barazaba bari gukurikira icyo kiganiro bajye muri comment ba voting bavuge ngo icyo kintu, ibyo bimenyetso watanze ibyo biramuhama. Nubwo that's social justice, kuko iyo mu Rwanda tugufasha tukakwita indaya kuri ino mihanda, kwa kuri bamwe ino mihanda, ntago hari urukiko ruzaza kujyana kugufunga ngo nuko ari uko abanyarwanda gufata. Ariko mu bitekerezo byacu niko tuba tugufata. Ndatekereza ko icyo gihe azamenya uko abanyarwanda bamufata. Wenda ashobora kuvuga ngo yanga abantu bazihisha, muri comment burya, kuko umuntu abazi ko ntawe uramenya ari inde. Icyo gihe bazaza tubonemo abantu nimba kigano cyarwe n'abantu 50,000, tubonemo 3,000 byavuze ngo Ingabire Victoire ari mukuri, tubonemo 47,000 byavuze yuko ibyo namushinjije abikora, ndetse akora n'ibirenzeho. Icyo gihe naba ari umunyakuri w'umudemokrate koko wifuriza neza abanyarwanda, azavuga ati ntago narinzi ko abanyarwanda ari kubantekereza, yewe n'ibyo nsobanuriye ndumva narabikoze, wenda mu bitekerezo byanjye nkaba ntarabibonaga neza. Afate wa murongo namurangiye cyangwa se namubwiye yakabaye acamo wo gusaba imbabazi abanyarwanda no kuhuza imbaraga n'abanyarwanda, tukubakira hamwe, nimba koko afite uwo mutima wo kubaka. Thank you so much. Ataro gusenya, yes, politics benshi bakunda kuvuga ngo ni game ikomeye cyane, abandi bakayita ngo ni dirty game, abandi bakavuga abajeni benshi abana bango ni art de mentir. Yes, the art of lying. Yes, benshi batinya politics. We niki cya gutinyuye, niki cya gushizemo uwo mutima wo kwinjira muri politike? Ni nkuko ukunda umuziki umubaje yakubwira ati mwiyumvamo urankurura. Nabonaga abantu bacuranga baririmba nkumva nanjye birandyaryata. Ni ibintu biba bikwakamo. Yeremiya niwe wavuze ngo yanze guhanura ngo yumva ngo umuriro amutwika mu magufwa. Iyo ikintu ari icyawe kirakutwika abantu bajya bavuga ngo wenda hip hop yarazimye n'iki, uretse ko nge nk'umukunzi wa hip hop ndi kumva album ya Nazi yitwa The King's Disease 3. Urabavuga ko yazimye simbiza, ariko ntago kintu byandi bya Inda Club yahitaga itwika. Ariko umuntu ufite muri we kabisa waremanywe muri we, Imana ikamuremana gukora iyo hip hop, biramuryaryata n'ubundi mirongo akayisohora, mwayikurikira, mwayikunda, mutayikunda, arayisohora muyikunda, akayisohora mutayikunda, aho muzayikundira mukagaruka muyisanga. So na politike rero ni nkuko kose birakuryaryata, ukajya mukagira n'amakosa ukora, abayikora bakanakubwira ati buri hari wakoze ikosa nahari, ariko ukavuga uti nyine yakosa ukora ejo ukongera ugakomeza, kuko nyine uyikunda, it's your passion, kuko ikuryamo imbere gutwika iyo mu magufwa nyine, it's a passion, it's a vocation. Then
abavuga yuko politique ari dirty game ntago nemeranya nabo. Nakoze definition ya politique ndavuga ngo la politique sera dit possible pour faire avancer un peuple sans toutefois laisser aucune derrière surtout sur le plan économique. Politique no bugeni art y'ibishoboka kugira ngo ibibera mu gihugu byose bihurizwe hamwe hagamijwe ko abantu bose batera imbere nta n'umusigaye. Politique rero niyo igena ni art ituma umenya what is necessary, niki gikenewe, niki cyakorwa, ku byakomwe niki cyakorwa, ku byo mu genocideri nakubwiraga uwo mama navugaga mu kanya niki cyakorwa. It's the art of what is possible. Ese nicyo kuko gikwiye, ese nicyo kuko gikenewe. Politique rero nje kuri njyewe nyifata nko gukorera Imana. Niyo mpamvu abantu bamwe bazi ko naretse gukorera Imana nkajya muri politique, ahubwo nazamuye dimension nakoreragamo Imana. Nko kuvuga ngo Paulo niwe wabivuze ko politique ari dimension hejuru yo gukorera Imana. Abwira ndumva ari abaroma yabibwiraga, arababwira ngo umutware ntatwarira inkota ubusa, ngo yashyiriweho kugira ngo ahane ibigande, ngo bityo rero wo guhinisha mu muhinire ayo ni amahoro ni majerwa, ngo wo gusoresha mu musorere iyo ni revenue. Then aravuga ngo umutwara utwara inkota ngo ni umukozi w'Imana. A politician is a servant of God. Ngo ni umukozi w'Imana ngo washyiriweho kuguhesha ibyiza. Imana ishaka ko tugira imihanda myiza, ishyira umukozi w'Imana witwa Minefra politician. Imana ishaka ko tugira amahoro mu gihugu, ishyiraho abakozi b'Imana bitwa general, colonel, president, senators, ministers, honorables, PM, member of parliament, MPs. So ibyo byose nicyo kintera Mutabazi kuvuga ngo iyo ndi gukora umurimo w'Imana wa politique, ntago mbitinya nkuko abo bandi babitinya bavuga ngo it's a dirty game. Cyokoze politique ni nko gutwara moto muri Kigali, utwaye nabi cyangwa ukaba utamenya amavuta cyangwa se feri utayiregeye, umutwe usanga mu ipine ya actros. Rero iyo umuntu avuze ngo harimo riske, namubaza se ibyo ukora bitayibamo ni ibihe? Cyokoze wenda kuri iyo kamera ntabyo, ariko uri kugikwa nawe kuri etage yamanuka. Ikindi kandi n'ubundi twese tuzapfa, ariko iyo ugize izo ngaruka, yaba izo kujya gereza, yaba izo kuba politique ari ukuntu system kurejectinga nabyo bibaho, wabikeneramo se ko nka politique imaze kumpombya amamiliyoni ntazi umubare. Kuva nakora politique amaturo yanjye yahise ahagarara, amaturo yinjiraga yahise ahagarara. So urumva ko narahombye, ariko nyine nari mbyiteguye. Ariko ikiza kiba gihari nkuko nabwiye ngo nukorera Imana. Paulo yakoreye Imana bamukatisha umutwe ishoka, Petero bamuhamba bamucuritse, Bartolomayo bamukuraho uruhu, n'abandi kuraho umuntu uruhu akamara iminsi atakiri muzima bamusize umunyu, nawe umva uburyo ari pain iri hejuru. Ariko abo ngabo kuko bari gukorera Imana barabyihanganiye. Mutabazi sinzi ikintu cyantera ubwoba kuyo ntajya muri politique nageranya no gusigwa umunyu wakuweho uruhu, cyangwa ukatishwa isoka ijosi, cyangwa se kubambwa ucuritse bagacana hasi. Byanga bikunda urabizi kwa kundi bafata imbwa ngo bayiteka ngo barayicurika ngo bagacana hasi, sinzi ukuntu babivuga. Urumva ko umuntu wabambwa acuritse bagacana hasi ntago yorohewe. Rero nitumara kubona politique nko gukorera Imana, kandi buryo ukorera igihugu, ukorera abanyarwanda, ukorera societe bari gukorera Imana. N'umuntu wazana amazi kimisagara yaruzemo amazi akazana amazi yaba ari gukorera Imana, kandi uwo nguwo nawe aba ari gukorera igihugu, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba asa naho ari gushyira mu bikorwa imirongo ya politique. Muribuka yuko bano bantu bakuwe hariya Kibiraro cyangwa se baninyarika nkoresheje iryo jambo ngiye kujya muri hariya amazina yandi birangora. Bavuze bati ni ibikorwa rusange. Iyo rero uvuze ngo kanaka n'umushoramari ariko ibyo ari gukora ni ibikorwa rusange, twanavuga ngo abari no gukora politique, ariko politique y'imyubakire, politique ya urbanization. So aho ngoro nkasoza mvuga ngo n'abajene rwose boye gutinya politique gusa boye kuyiyahuramo, nkuko n'uw'imodoka ntagaza amadafite permis cyangwa se ngazemo atazi ko batwara. Niyo ugiye kwinjira mu muhanda urabanza ukagenda neza kugira ngo utinjira na actros ikayita kurangiza. Nkavuga ngo rero turi muri
mu cyo bita demokarasi consensuelle, consensual democracy, ariho nakunze kubwira abantu babwira ngo kuri njyewe imyanya abantu biyamamariza niyo batiyamamariza kuri njye ni kimwe, as long as consensus yicaye y'u Rwanda ireberera u Rwanda ikemeza ngo muri iyi systeme hakenewemo na Mutabazi. Icyo gihe Mutabazi nzaza nambaga kote kakiri gashya, nimba ntagafite ndeba umuntu wakampera ideni, kuko nzaba nzi neza yuko sorry gatoya ngomba kugaragara. Aho niho tugiye kugera. Ndabona wese hasimbukiramo. Ngaho komeza. Yes, icyo nanje kubaza abanyapolitike benshi intego yabo cyangwa intego baba bafite politicians benshi n'ubuyobozi n'ukuyobora bagakoresha actinga iriya politike bafite mu mitwe yabo. Ariko wowe kuri tweet watanze hano itwitter irimo kuvuga ngo itangazamakuru rikunda kumbaza nimba nk'umunyapolitike neganya ko nazigera niyamamariza umwanya runaka. Na muhamagaro wo kuba president ngira mayor na MP. Oya usomye nabi. Nta muhamagaro wo kuba president ngira akadomo. Yes. Mayor and MPs. It is a consensual democracy. A consensual democracy, yes. Yes. Consensus. Consensus ibinsabye ni ibyemeza cyangwa se kabinsaba. Yes. Inyungu z'abanyarwanda, funds and followers. Bizaba ari inyungu z'abanyarwanda. Funds and followers. Nzabasaba gutora neza. Nabasaba gutora neza. Warumbaje rero uti ko abanyapolitike bashaka kugira ngo babone iyo myanya batorwe babashe gushyira politike zabo munoze. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ni ugusoma constitution yacu. Nimba ari ikintu abanyamerika bakora, constitution yabo yo mu 1776 barayimize neza, barayumva neza, amendments, articles zitandukanye baba bazizi. U Rwanda twahisemo gukora icyo twita consensual democracy, democracy consensuelle. Mu Kinyarwanda ni demokrasi y'ubwumvikane. Ikintu cyose kigomba gukorwa mu Rwanda kigomba kuba cyaciye muri consensus. Nko kuvuga iki? Nko kuvuga ngo nimba rero umurongo twahisemo Mutabazi sinababwira nimba nziyamamaza kuri iyi myaka mfite, ku myaka iri imbere 1 2 3 4 5 10 cyangwa 20, kandi sinshaka gutanga igisubizo. Ejo wenda ni mubimbonamo muzarazana ka video uti kore wavuze kutazabikora ubikoze nkandi. Aha nkavuga ngo rero mu gihe cyose turi muri demokarasi consensuelle, njye ntabwo nizerera mu guhangana, nizerera muri consensus. Nizerera mu kuza ukajoininga team ihari, ukajoininga the system. Nituvuga system, it's that consensus, it's that forum. So ni kuvuga ngo abantu bose bari muri politike iyo bahuriye hamwe bagahuza ibitekerezo byabo bemeza ko Mutabazi winjira muri system cyangwa ntibagushaka muri system. So Mutabazi nuko mukagomba kuza. Iyo consensus rero niyemeza ngo Mutabazi wagiye kwiyamamariza kwa Meya, nzabaza Monsieur consensus wabitekereje usanga ari byo mwemeje. Okay, nimba ari byo mwemeje, let me go there. Ngira abanyarwanda bankunda n'abankurikira ko mpari kandi mpari kubw'inyungu z'abanyarwanda. Nanone kandi iyo consensus niyo ushaka kureba Mutabazi ariko yakoreza inshingano neza. Mutwara sibo sedo w'akagari, ku murenge, ku karere, kuvugira amakoperative y'ibyayi ku muvugizi wayo, biriya cyangwa biriya. Byanga bikunda icyo gihe ibintu byose bizaba biturutse muri consensus y'abanyarwanda, y'ubuyobozi bw'u Rwanda, ya systeme ifite ubuyobozi mu Rwanda. Ntavuga iyoboye, systeme irimo ifite ubuyobozi. Ko systeme irimo amashyaka yose yemewe afite uko yatsinze amatora.
nituvuga systeme hari ukuntu uvuga systeme abantu bakumva RPF njye mvuze systeme mbavuze RPF PR PSD donc il y a système yose yoboye u Rwanda umunsi izakora consensus kwemeranya ikemeranya ko Mutabazi mba iki niki nikiba ari icyo banoma bazanome ndahari nikiba ari icyo batorera bazambwire nje kwiyamamaza keretse gusa ikintu kimwe consensus yansaba habahakanira nuko wa president icyo cyo nakigize client cyo na karongo kiraho na kadomo oya njyewe nizera ko leadership is all about being result oriented ntago ari byiza n'abanyarwanda bicikeho guhabwa inshingano z'ibyo utazashobora ubizi neza ukavuga ngo ariko kuva ngo hari umushahara hari icyubahiro byameze nk'umukongomani waje agasanga asigaye isomo ryo kwigisha Ikinyarwanda kuri secondaire nigaga kuri Totumba bakamanga ngo asigaye isomo ryo kwigisha Ikinyarwanda nawe kukivuga arakivuga gihengamye byibuza ari umukongomani ubona yaramaze kumenya Ikinyarwanda we yarakigihengeka cyose cyuzuye ibiswahili na jidebrouiller na jialange atasigaye Ikinyarwanda arababwira ngo nacyo ndiya ngo ndajidebrouiller ugasanga ibyo ntago bikwiye noneho mu Rwanda tugeze mu rw'uyu munsi ntago bikwiye rero Mutabazi abyemeye yaba ari nko wavuze ngo na jidebrouiller kandi twemere ko umwanya w'umukuru w'igihugu ntago ari umwanya nk'indi yose kuko niwo mwanya nyine uko uhicyerekezo indi myanya yose nyine iyi fi ngo yaboze ku mutwe yose irabora ngijya kuborehera ku mutwe so byiza rero nuko hatagira umuntu ukina imikino ayikinira ku by'umukuru w'igihugu rero nkavuga ngo nge Mutabazi si n'umukuru w'igihugu gusa unambwiye kuba umuyobozi w'ingabo umugabo w'ingabo ntago nabyemera iyo consensus isabye kuba umugabo w'ingabo sinabyemera kuko sindi umusirikare insabye kuba president sinabyemera donc ikintu cyose ntashoboye reka nkoresha ijambo rivuga ngo ikintu cyose ntashoboye reka nkoreshe n'indi njambo ko byumvikane inansabye kujya gutera urushinge muri Faisal sinajyayo nabandi abubanga consensus ndabubanga system ariko singiye gutera inshinge abanyarwanda mbamarira ku icumu by'ubwo rushinge ngo nuko gusa ngo nshaka kuboneka in the team nshaka kuboneka in the team ariko nahawe inshingano z'ibyo nashobora cyangwa se bya bintu uvuga ngo mubinyigishije nabisobanukirwa hari ibintu ubona ukavuga ngo bino umpaye amezi 3 unkocinga ntozwa n'abantu b'abahanga muri ibyo bintu bafite experience amezi 3 naba nabimenye ndi nkajya mu kazi so mu by'ukuri rero nagiraga ngo icyo kibazo ejo abadepite batazajya mu byo kwiyamamaza nagwa kuri kamera ikabimbajije icyo kintu gwese ngo nawe mu biyamamaza urazamo consensus yabyemeje nicyo nahita mubaza wamenyera nimba consensus yabyemeje nkaba nta makuru mfite nabisobanukiwe neza cyane kandi urakoze cyane abisobanuye neza noneho ikibazo cyanjye cyari iki ngiki ese nka Mutabazi umunyapolitiki mushyashya muri game ya politiki nuhe mwanya muri izi ministeri cyangwa undi mwanya wari wose wa politiki Mutabazi ashobora kuwufata gutya akawuyobora neza agatanga ibitekerezo byiza akadufasha no mu iterambere ry'igihugu aho mfitinga naho ni ibyo kwicara kuri kamera nkavuga waba wavuze ko nta evidence naguhaye nkaziguha ibyo mfitinga nabyo ni ibinakoze ibyo ntarakora wabimenya uhageze ari ukuntu mu nama bavanga ibyo muzakora ngo cyangwa bizigirwamo muzabimenyeshwa muhageze byaba rero ari uko kwihangishwaho cyangwa se just guessing kandi politics is not about guessing kuvuga ngo ndabizi nakora biriya wigeze ubikoraho se ahubwo buriya ababikora bo kuko babikoze bashobora kureba uko witwara muri ibyo biganiro mu gutanga ibitekerezo mu ko mwicarana mu nama muhanahana ibitekerezo bafata ko dukurikije ukuntu tumubona no kuba twarabikoze mu buryo bwa experience biratwemeza ko uyu muntu yashobora hangaha niyo mpamvu nakubwiye ngo uretse nk'ibyo byo gutera inshinge n'ibya gisirikare mbona neza yuko ntacyo ntabishoboye no kuba president ariko ibindi byose bambwira nkasanga ntago bisaba skills ntafite ntago bisaba izindi character cyangwa se izindi criteria ntafite
ubwo kuko babimbwiye nahita amenya ko nanabishobora. Okay, by mentioning ibisaba ubumenyi bw'inyongera nkabasaba ngo mumfashe mu training before ko njya muri izi nshingano, kuko nge sinshaka kuzajya mu nshingano wajya kure ugasanga Mutabazi wirwaga avuga ngo abantu badatanga umusaruro, nawe ari mu badatanga umusaruro. Nkuko bavuze ngo I'm a celebrity, icyo gihe byaba ari n'ibibazo kuko poste Mutabazi bamuhaye abanyamakuru bajya bashaka kwikavaringa inkuru cyane kurenza izindi. Baba bakeneye kureba ngo ese wa muntu na za IQ yavugaga ntagasiga akoresha ibitekerezo biciriritse no hanyuma yabo yavugaga yuko yaba wenda arusha. So mu byukuri ndi umuntu ubaha ikintu bita accountability, kandi nkamenya yuko my celebrity ibyo n'amagambo navuze ngo akarushya umunwa akarenza umunwa akarushya amagara, ngomba kuzatanga ibisubizo bingana. Iyo tuvuga tuba turimo dutanga promise. Nimba uvuze ngo ndatekereza, ni nk'isezerano haye abanyarwanda, nuhabwa inshingano ugomba no kugaragaza koko utekereza kugira ngo utabatenguha. Ndumva rero navuga ngo umwanya nshoboye ni ibindi gukora, noneho nibindi bashobora consensus kuzabona ko nakora, ubwo nzaba mbishoboye. Murakoze cyane. Kandi nzakora igishoboka cyose, nige bishoboka ko niga vuba, I learn fast, kugira ngo nibambonamo ko nashobora iki koko batazicuza cyangwa se batazaba disappointed in me. Yes, usoma comments nyinshi mu biganiro wakoze? Not even one, nta nimwe. Kubera iki? Nazira ziza mu cyongereza zikapearinga nazo ntago nzisoma. Okay. Yeah. Kora ku buryo nazisoma. Ngira abantu bagomba gusoma comment ku biganiro nakoze, baga selectinga izo babona nkwiye kumenya. For the sake of kugira ngo ntabandi mu kiganiro haba hari uwantutse nkibuka ko ngomba kumusubiza, gasanga wenda hari abantu mpaye bene wabo kandi nari buvuge ku bindi bintu. Umuntu wese agomba kwimenya. So ariko nanone suba ngo comment sinzimenya, wa muntu uzisoma arambwira ati harimo abaje baragutuka nyine baguha bene wanyu, harimo nabavuze bati wenda uvuga ibintu byinshi sije nyinshi ukazivanga, hari abavuze ngo uzakosora iki niki, babonamo nka comment nk'eshanu babona kabisa zanditswe n'umuntu w'umuhanga. Uriya comment y'umuhanga urayibona, ati ibintu yavugaga bya bifite fact kandi byumvikanaga, ati bishobotse mu bindi biganiro wazagenda usa naho bihindura. So mu byukuri navuga rero ngo comment sinzi soma ariko ndazimenya. Asante sana. Reka dusoreze hano ikiganiro na nk'ubwo navugaga ngo consensus ibyemeje, hari abantu bagije muri comment barandikamo ngo twe tubona nk'ubumeya wabo ushobora, hari uwabinyandikiye kuri inbox muri WhatsApp. Nge ndi kuvuga ibyo nabonye kuko nge ubundi nemera ukuri, mvuze ubudepite nkoza agatwiko, nge ndi kuvuga ibyo nabonye n'ubumenyi. So ariko abo babivuze nabo muri comment. Consensus yo ifite ibindi bona, uko abanyarwanda tuba tuzi ko imyanya ari mudugudu, gitifu, mutwarasibo, sedo, meya. Igihugu kiba gifite indi myanya nk'ibihumbi bingahe tutanazi kibaho. Nkuko bayobora muri Northern Corridor ntago abantu bazi ko dufite y'abantu kandi boherejwe n'u Rwanda. Muri EAR ntago bazi ko dufite nk'abantu 10 bahembwa n'u Rwanda kandi bafite inshingano bahawe n'u Rwanda. So nuvuga ngo imyanya cyangwa inshingano zishobora gutangwa mu gihugu ni nyinshi kurenza ko abaturage baba bazizi. Ikindi kandi nkuko nanjye wicaye kuri izi kamera ibyo nzi ari ibyo kuri izi kamera, n'abaturage burya baba bazi ibyabo n'ibibazo byabo. Niyo mpamvu bibanda kuri meya, nuko bazi ngo meya niwe udukemura ibibazo. Ubwo yavuze gutya bashatse kuvuga ngo tubona wadukemura ibibazo, ariko bariya nakubwiye bagize consensus, bariya abantu bagize systeme burya nibo babasha kureba mu gihe abaturage bari kuvuga meya, bo bakaba bari gutekereza ibindi bintu wenda bitanakorerwa mu gihugu. Mu gihe umuturage yatekereje ngo azankemura ibibazo, azanyumva, nzinjira mubwira serenge zose ahita agongaho anyemura ikibazo, bariya ba consensus cyangwa se system bo bari kureba ibindi bintu bwa ati uyu muntu umutraininze neza,
hari ikigo runaka, hari institution runaka, hari ibyo navuga ngo wenda ngo byo hanze y'igihugu bitanakorera mu gihugu ariko bikorera mu nyungu z'igihugu. So rero nkavuga ngo Mutabazi muri comment abanditseho byinshi, nkunda no gusaba abanyarwanda kugira ngo ibyo abantu bandika iyo haje umunyamuziki, umusireyi, bakaba ari ibyo bandika haje umuntu nka Mutabazi, bijye bimera nka bijye bigaragara yuko nimba n'uwo mvuga ngo numwe FDLR webera i Kigali ntigeze mwabusinga mu byo navuze, ngi nkamwereka fact one by one. Reka mvuge ngo do as I do, kukoresha philosophy ivuga ngo do as I do. Nimba umuntu aje atanga fact, nawe va yitanga fact. Nimba umuntu aje avugira muri dimension y'ubwenge n'ubuhanga, nawe igerageza comment yawe reba kugezaho n'imbuga ubwazo zandika ngo your comment must be respectful. So ugasanga hari igihe umuntu aza ashaka kukuveba yuko wenda abona hari ibyo tujuje, ariko uburyo bikoze nk'iyi comment bisekeje, umuntu akaza akavuga ngo uratukana nk'umukozi w'Imana cyangwa umunyapolitiki, uratukana, yarangiza comment yakayisoza gutuka ku babyeyi bawe, agoha amabere yabo. Mu by'ukuri ukibaza none se ubu naba ngihaye agaciro iyi comment kweri? So ugahita ubona yuko ameze nk'usuzugusha abanyarwanda pe. Ukarega hari n'ikintu umunyarwanda yakwiye kujya ku rwego ujya kuvuga ikintu cyangwa commenting ikintu, kuko ati hagize nk'umuzungu ukorerwa translation y'iyi comment akayisoma agahita amera nk'ukrasa abanyarwanda bose ku rwego rw'iyo comment, urumva utabusebeje abanyarwanda koko. So mu by'ukuri rero ibyo muri comment n'indi nkunda kuvuga ngo hari isi ziba zihariye cyangwa se zisa n'isi yo muri comment irisa, ariko ibivugirwayo nubwo ntabisoma ariko ndabimenya kandi ibiri relevant mbishingiraho. To live is to change and to change is to mature. Ntago nabaho ndi Mutabazi udahindura. Ndatekereza ko iyi interview idasa nizo nakoraga mu myaka 2 ishize cyangwa se mu mezi 6-7 ashize. Asante sana. Mu by'ukuri uyu munsi twinjiye deep kubijyanye n'umupolitician, ntabwo twagenga Mutabazi ya portrait, Mutabazi musesenguzi nk'umunyapolitike, ariko all in all ni interview nziza ushobora kuyireba ugashyiramo comment zawe ugatanga ibitekerezo byawe nawe kuri comment, byaba ari byiza cyane. All in all next time tuzagarukana Mutabazi akomeza dusobanurira kuko amaze guchanginga status nibyo akora ubu ngubu nje ngo mwabibonye. Iyi ni BigTown TV, nje nitwa Bakti behind the cameras, ndi kumwe na team yanje harimo Mikey hamwe na sister Nina. Aba bose nabo barakoze cyane, Mutabazi nawe arakoze cyane kuduhereza umwanya we muremure cyane tukaganira ibintu nk'ibi ngibi. Namwe murimo kurikirana BigTown TV murakoze cyane, turi kumwe until next time. Don't forget to subscribe. Ciao ciao, bye bye.